utese icyo gitangaza cyabaye gite. Twari mu nama ya paruwasi, intebe ya sheze, subona ko igira amaguru ane, yari iteye imbere, nta kiyikomye. Tugiye kubona tubona intebe irabarangutse, nta muntu yicayeho mu rusengero, nta muyaga, nta muntu yicayeho, nta uyihiritse. Ibyo bintu byabereye muri paruwasi yacu, n'amaso yawe urabibona. Sinjye nabibonye, ntabwo ari iyerekwa, ntabwo ari iyerekwa, ni byabaye atari ni ibintu byabaye abantu bose babibona, nabo twari turi kumwe, ababwirizabutumwa twari turi kumwe. Intebe yaragaramye ya sheze moderine, nta nyamutingito ibayeho, ivuye hehe, iteretse ku isima. Urusengero rupavumye haringaniye. None se mu rusengero hari amadodana abamo? 2025 nuko ntibuka umunsi nkurebye, kuko muri agenda narabyanditse. Noneho tubona intebe iragaramye, noneho twari twicaranye, aravuga ati aka nakumiro, aranciye, aravuga turareba ikintu kibaye, ati iriya ntebe, kubera ko yari intebe iri imbere, aravuga ati kiriya kintu Imana irashaka kuvuga ni igiki? Ndamubwira inti, arambwira ati ni intebe y'umushumba, ati buriya abashumba bagiye gukurwaho. Ndamubwira inti reka da wibireberaho, ni buriya umushumba atakiriho natwe ntabwo twaba tugize gute turiho. Ndamubwira inti buriya umutima wa paruwasi ni umushumba, n'ubu ubona twaje hano mu nama nuko yaduhamagaye. Umutima w'igihugu ni umwami, ni perezida. Ni ukuvuga ngo perezida atakiriho, igihugu ntigihari, umushumba mukuru adahari, itorero ntirihari, nuko inzego zigize gute zubatse. Ndamubwira inti byabaye ari ku manywa cyangwa ku manywa nka saa 3 nka saa 3. Nose abari bo hari nimwagize ubwoba ko yaba ari n'umurozi ubateye? Amatwi ari mu rupfu, nicyo kibazo. Amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ihoni. Ahubwo nabwiwe twari kumwe, ndamubwira inti wamenye ko kabaye? Ati iki? Tubonye iriya ntebe igaramye, ariko rero ati biriya bintu ni igitangaza. Ndamubwira inti buriya intebe z'ababwirizabutumwa zirubamye, Imana irazubitse, zagiye. Ibyo byabaye saa 3, hagati ya saa 3 na saa 4 twarigiye mu nama ya paruwase. Uzanakurikira nubona umushumba uzabaza babandi tubana wa wundi wo hijyari, uzamubaza uti intebe ihirima wari uhari, wabibodesheje amaso, azakubwira ati yahirimye ndeba. Urumva icyo ni igitangaza gikomeye, sheze ya moderine, kandi sheze ipima ibirenze ikiro kimwe. None se kugira ngo ibaze ikintu cyakagombye guhirima wenda gifite amaguru 2 cyangwa 4, kandi yari iteye imbere, nta muntu ugize ute yicayeho, nta n'umuntu ugize ute uyikomye. Tubona intebe iriyubitse, yaragaramye. None ubwo buhanuzi umuntu uri bubwumve, kuko urumva n'ubuhanuzi bureba igihugu, ariko mu buryo bw'abakristo, ntabwo ari ubuhanuzi bwa leta. Niba intebe yiyubitse uko, hari icyizere cy'uko izongera igahagarara, muzicara mu rusengero mubona irongera irahagaze cyangwa birarangiye? Iyo ntebe yubamye byari bifite ikindi kintu bishushanya, kuko nibuka abantu bo hambere Imana yagendaga ibashushanyiriza ikabasanga mu mayereko. Hari umuhanuzi witaga Natani. Dawidi yigeze gutwara umugore w'umusirikare witwaga Uriya. Noneho Imana ngo irebye ko atazatandukana nawe, ituma Natani, aramubwira, mucira hirya, aramubwira ati hari umuntu w'umukene wari ufite intama imwe ariyagira, ati akaturana n'undi mukire wari ufite intama nyinshi, tubukeye umushyitsi aramugenderera. Ni ukuvuga ngo irari ryari muri Dawidi, ntabwo Imana yaryise ubusambanyi, ahubwo yaravuze ngo ni umuki, umushyitsi. Kumva ukuntu Imana igira neza. Ayo magambo se wayasomye? Irari ryari muri Dawidi ryo gusambana, ngo yagize umushyitsi, ngo yagize umushyitsi, amwakiriza kagatama k'umukene. Ni naho ahantu buriya uzajya kubona ukabona umuntu ngo afite ifuhe ngo ry'umurimo w'Imana, agafata abantu agakubita mu rusengero agasohora.
bajya n'abadayimoni, ahubwo uwo muntu nawe aba afite abadayimoni. Imana irihangana. Yego. Nuko nibwo ngo umwami yamubwiraga ati ibyo bintu se byabaye mu gihugu cyanyu? Undi ati uwo muntu ntakwiriye kubaho. Natani aramubwira ati ni wowe. Ati abagore bose bo mu isi bo muri iki gihugu burya ni abawe. Ati ariko baba bawe ufite umugabo ntabwo umufiteho iki uburenganzira. Ati ariko uwitwa umuntu wese utagira umugabo uri muri iki gihugu ushobora kumugira umugore. Ati ibyo bintu byashoboka. Ati ariko abantu bafite abagabo barafashwe. Ati kugira ngo rero ufate umugore wa kanaka, ati uraje ubone. Dawidi ararira. Nibwo ngo yatangiraga amasengesho, hagati aho kandi kera kabaye umudamu yari yarasamye inda atwite, atangira ngo gusengera inda uwo mwana wari waravutse kugira ngo adapfa, ariko birangira apfuye. None tukiri aho, ubu butumwa Imana yatanze mu rusengero aho mwari muri, urumva ni ubutumwa bwiza kandi bufite icyo buvuze. Mumaze kumenya ko atari umurozi ubateye, mumaze kumenya ko atari n'umuyaga uhiritse intebe, mumaze no kwitegereza ko atari umuntu wayihiritse, yari yonyine, mumaze kumenya ko ari igitangaza cy'Imana. Nk'abantu bakuze, urumva Imana yabiyeretse nk'abantu bakuze, nkeka nta mwana wari uri muri mwe mwari mukuze, ariko mumenya ko ari Imana ije. Habuze iki ngo mube mwabitangaza twese tubyumve? Gusa nyine nibyo nakubwiye, amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ntabwo ajya yumva. Urumva icyo kintu ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kidasanzwe, ari nka kera umwuka wera agikorera mu bantu. Ubwo ndi gusatira icyatumye Imana ifata icyemezo cy'uko insengero zigira gute zifungwa. Ari nka kera tukibana n'umwuka wera, umwuka wera agikorera mu bantu, mwari gusenga igahagarara, ahubwo bwari gutambuka bagahamagara umushumba mukuru bakamubwira bati twari mu nama biza kugenda gutya, bakabwira umushumba wa paruwasi bati nubwo wasohotse hari ikibazo kivutse, tugiye kubona intebe iri inyuma. Uwa paruwasi agahamagara uw'ururembo, bakavuga ibyo bintu, ururembo agahamagara uw'igihugu, hakabaho amasengesho yo kuvuga ati intebe iraguye. Hanyuma bakanabisengera bakavuga bati ibi bintu rero bifite icyo bigize gute, bihatse. Ariko ko imburi ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Hanyuma byarangiye gute rero? Intebe z'abarimu zigize gute, zihirima zose. Buriya ndabyita guke, reba kugira ngo umuntu yicare afate umwanzuro wo guhagarika ababwirizabutumwa bose mu gihugu ntihagire n'umujorora. Icyo kintu urumva kidakomeye, kandi igitangaza cyavukiye aho wari uri. Cyavukiye aho. Noneho nkunda kuvuga burya Riziki namushyize mu gitabo cy'intwari. Riziki na Sebajeri urabemera? Ndabemera cyane, ni abantu b'Imana. Utese Riziki impamvu wamushyize mu gitabo cy'intwari ni ukubera iki? Buriya abamuzi bamubona kuri YouTube abwiriza cyangwa yigisha, cyangwa se yigisha, ariko ntabwo bamuzi. Buriya yarwanya intambara. Ni naho mpamvu muri aya magambo ngo yo kwezwa, hano umutwe uravuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Mutuhura n'ibigeragezo ukajya kubona ukabona abana b'umubi bari mu itorero bahagurutse bashinyitse amenyo, aho kugira ngo bagufashe kuzimya icyo kigeragezo, ukumva ahubwo buri muntu wese ari mu ishyamba ari gusatura inkwi azikorera zo kuza kukenyegeza. Reka nkubwire akantu kabaye kuri uwo mukobwa. Yego. Yigeze kuba ari ahantu arabwiriza ubutumwa bwiza, umuntu aramuhamagara kuri telefone, aramubwira ati turagushaka mu murimo w'Imana. Ati hari umuntu wakutse iryinyo, bamwoherereza n'ifoto y'umuntu wakutse iryinyo. Ati twashatse umuntu umusengera wizewe turamubura, none turifuza ko aza kumusengera. Ababwira ati rero mwihangane, ati nagiye mu murimo w'Imana kure rwose mumfashe ntabwo mboneka. Batese ahagana arahababwira. Amaze kuhababwira nuko baramubwira bati nta kibazo aho uratahira hose, turi buze
kukoherereza amafaranga, ufate tagisi vuwatire utugereho usengere uwo muntu dukeneye amasengesho yawe. Yego, w'Imana. Yumva n'umurimo w'Imana. Yarambwiye ati yari ari mu masengesho ngo y'iminsi 3. Nubwo yari yagiye kubwiriza ayo masengesho yarimo, ariko Imana kubera ko ari umuhanga, ibyo bintu yarabimuhishe. Yego. Arangije tagisi arayifata, abaragiye voiture, aragenda hafi aha i Rubavu. Aragenda agezeyo ngo baramuhamagara, arahamagara ati ndahageze. Nuko ati ndahageze. Ahageze nuko ati se muherereye, ubwo azi ngo umuntu ari mu bitaro. Baramubwira bati yishyura iyo modoka, noneho ufata akamotozi. Nuko akamoto haragafata, barakayobora, hagiye abona kwinjira ahantu hameze ngo nka hoteli. Aragenda nk'umukristo. Agezeyo arabaza ati se umurwayi wari uri hano ari he mwambwiye? Undi atoya ati ntawe. Ati ntawe, ati hubwo ati njyewe mba mu gihugu cyo muri Amerika. Ati navuyeyo ejo bundi, ati nari naje kukureba, ati naragukunze, ati gucyo na gucyo, ati ahubwo ndashaka ko tubana. Kambera umugore. Tukambera umugore nk'abo umugabo. Urumva yari yamwibeshyeho, azi ngo afite icyaka cy'abagabo. Ndate ati ubwo rero ntugire ikibazo, ati nzagushakira visa, ati abarokore bene wanyu ati batazumva ko wihingiye, ati duhite twigendera muri Amerika. Niyo mpamvu uvuga ni namushyize mu gitabo cy'iki cy'abakirisitu. Oya cy'intwari. Cy'abakirisitu n'Imana ni ubandikamo. Umukobwa atangira guhura n'ikibazo, yibaza uko ibintu biragenda. Ati se Mana ko ibi bintu wabimpishe? Nuko wajya kumwakira uwamubwiraga ibyo. Nuko agiye kumwakira, Imana ngiramusanga. Umva ukuntu ari umukozi w'Imana. Imana iramusanga, iramubwira ngo ugomba kurya amasengesho ukayasoza, kubera ko intambara ugiye kurwana ni intambara isaba imbaraga z'umubiri. Buri Imana uri kumva iryo jambo ukuntu rikomeye. Arasenga, aravuga ati se niba uyu muntu wateguye umugambi umeze utyo, harimo yashyizemo fenerega, ndabigenza nte? Nuko ngo arasenga, arangije gusenga yarambwiye ati narasenze, ati nkasengera inyoni uko zirya. Atarangije arambwira ngo rekera amasengesho Imana yayumvisha. Ati ndamubwira ngo manza warure. Ararura. Ati nanjye nkarura aho yaruye. Ati ngavuga nimba yasutsemo fenerega iramufata nanjye ifate. Ati ndarya. Ati ubwo intambara nagize gute? Nayitangiye. Arangije ngaramubwira ati ibyo utekereza byose, ibyo wavuga byose, ati usibye kuba napfuye, ati umugambi ufite wose ntiwagira ute? Ntiwafata. Yiha ibyo kuzana imbaraga. Imana ngo barafatana, noneho Imana ngo iramubwira ngo koresha ngo intwaro yitwa uburyo bwose. Nibwo buhamya yamubwiye. Abaza Imana ngo arayibaza ati se Mana intwaro yitwa uburyo bwose ni iyi? Yarambwiye ati yaramubwiye ngo murume, ngo haye uburenganzira umurume. Ati niyo nakoresheje. Ngaramurekura. Arangije ngaramubwira ngo uri igini, ngo uri ihembe. Undi ati icyo mbonamo icyo ari cyo cyose ngicyo. Birangira gute rero? Umuhungu ngo yicaye aho. Hanyuma ngo arangije nibwo yamubwiraga ati rero ntabwo birarangirira, atungiye kukuvuma nkuvumane no gukomokaho wese muzarindagire. Umuhungu ngo amusaba imbabazi. Amaze kumusaba imbabazi nibwo ngo yamubwiraga ati rero urambwira rero uyu mugambi aho waturutse?
amubwira ko wateguwe abiyita abakozi b'iki b'Imana bashaka ngo gusenya bwa buhanuzi agira ate ahanura na za nyigisho naho kumva ingwaho bari bateguyemo amakamera. Mbahaye ikaze kuri Mwigengesero TV, ndi kumwe na Evangeliste Kavamahanga, ngira ngo muramumenyereye, umusaza w'inararibonye usa n'uwatangiranye na ADPR ndetse wagejeje ivugabutumwa mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu karere ka Rulindo. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana, welcome. Murakoze. Natwe twishimiye kongera kuboneka muri uyu mwanya, yego, cyane cyane ko ibihe bisigaye bihenda. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twagira ngo rero dutangire n'ubundi dusenga Imana kuko ari yo nkuru kandi ifite urufunguzo rw'umuntu wese. Yego. Mana yacu, turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, ukaba uduhaye umwanya wo gukora iki kiganiro, ube mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo rero ubushize hari ikiganiro twagiranye kijyanye no ku itorero n'ifungwa ry'isengero. Tuza kuvuga ukuntu insengero zafunzwe n'ubuhanuzi bwagiye butambuka. Yego. Navuga ahubwo giye tukiri aho, ubundi gufungwa kw'isengero mu Rwanda ni umugambi w'Imana. Niba ari umugambi w'Imana, Imana yabifitemo izihe nyungu? Kuko bavuga butumwa bamwe baravuga ngo Imana ishimwe insengero zirafunze, abandi bavuga butumwa bati ishyano riraguye, ahubwo ubu butegetsi bube maso bwafunze isengero. Abandi bati n'ubundi yari amasenga y'abambuzi kabiswa, Imana ibifunze. Hagati aho abanyantege nke, abatazi gusoma, urabona Imana yari yarahamagaye abantu bose. Noneho nk'abagiriwe ubuntu bwo kukumva, wadufasha ukabitangaho umucyo nk'umuntu w'inararibonye muri ADPR kandi wakurikiranye ibyo bintu byose na n'ubu kibirimo. Imana ishimwe. Amen. Buriya isengero zijya gufungwa, ijambo ry'Imana ritubwira ko nta kintu na kimwe kigomba kubaho intore zayo zitakizi. Yego. Ari naho ushize twavuze ukuntu Riziki yajyaga ahishurirwa ibintu. Buriya ni umukobwa ufite uko ateye, atandukanye n'abo nzi. Agahanura akahanura atavuze indimi. Yego. Ubushize hari ubuhanuzi yagiye avuga ati isengero zizafungwa. Ataravuga iby'isengero yavuze ukuntu abapasiteri ngo umweyo uzanyuramo. Ubwo buhanuzi ndumva warabwumvise. Bukeye umweyo unyuramo barabahagarika. Abashumba nibo bahereyeho. Aribo bahereyeho. Noneho aza kuvuga ukuntu noneho isengero zizafungwa. Ari naho navuze yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Ubwo ubuhanuzi ahanuye abariho batabushaka bakamuhagarika batanamubonye. Ubwo iyo periyodi igahita ikavaho, indi isimbuye yagumizaga gukorera Imana, nanone akavuga ibyo yeretswe, nabo bakamuca. Ndibuka ko twavuganye ubushize na Ubwirini bamuciye inshuro 3, akavuga ati se aba bantu banca bantenga baba baranyakiriye ryari? Nuko noneho icyo kintu ubuze cy'ifungwa ry'isengero, buri isengero ni nk'igihugu, ni nk'uko ni igishushanyo mbonera cy'Imana, ni nk'ijuru mbese rimanuka, cyangwa se nazita nk'uruganda. Hari korali y'i Musanze yitwa Twubaka Inkuge y'i Nyarubande. Yego. Iyo korali ibamo umugabo bita Semajeri. We yavuze ko isengero ari ibigo nderabuzima. None rero bujya kugira ngo rero ufunge ibigo nderabuzima, ubuzima bubuhagaritse kandi mu mpande zose hari ikintu rero uba uriho ukeka. Yego. Imana rero icyambere ubuhanuzi buvuga, abahanuzi b'ukuri bavuze ko isengero zizagira gute? Zizafungwa. Muri iyi mifungirwa yazo abantu ntibabyemere kuko icyo gihe amateraniro yabaga. Hanyuma rero zinafunzwe, zafunzwe nta bihe by'indwara biriho, nta ndwara ziriho
ko no muri korona ahubwo baravugaga bati nimujya gusenga abantu basenge batandukanye buriya mbere y'uko insengero zifungwa imitima yacu niba yamanje kugira gute gufungwa niyo Imana iba yazinutswe noneho ikavuga iti ikindi cya kabiri wenda navuga mu Rwanda hajya haba umuganda rusange w'ukwezi ariko uwo muganda rusange hari bubahiriza amadini yego ayo madini ndaza kuvuga ku badivantiste noneho ku badivantiste bo basenga kuwa gatandatu kandi uwo muganda ukaba kuwa gatandatu noneho leta yaravuze iti ababo ntabwo twababongamira kubera ko ari wo munsi basengeraho bakoreraho amateraniro bo mujye mubihura bajye gusenga ariko ku cyumweru nabo bakore umuganda rusange urumva hari ukuntu leta itagize ntako noneho rero ubwo n'abatari abadivantiste bakagombye kujya mu muganda bakajya muri bizinesi yabo ukuntu rero polisi bafata irabafata iyo muhuye barakubaza bati kuki utagiye mu muganda mbere yo kujya mu muganda baragusuhuza wenda witwaye neza nk'umuntu ugiye ku isabato noneho akagusuhuza akakubaza ati isabato nziza iyo utari umudive uhita ujijinganya uti ya twese uyisuje uti ya twese arakubwira ati uhagaze hariya hirya ati uhagaze ndaje tuvugane uba usubije ijambo ritari iry'umudive ni ukuvuga ngo iyo bakubwiye ngo isabato nziza ugomba gusubiza ngo umunsi w'umunezero nicyo gisubizo nk'uko aho ngo Yesu akuzwe bati iteka ryose uwo ni umukatolika rero iyo utavuze ngo umunsi w'umunezero cyangwa umurokore Yesu ashimwe batahimbaza iyo akubajije ati ubwo ni kuwa gatandatu abandi bari mu muganda nawe urahise ati isabato nziza uti ya twese arakubwira ati ugiye hariya hirya noneho iyo umusubije ati umunsi w'umunezero ahita amenya ko uri umudivantiste ugiye mu materaniro wowe akakubaza tugiye hehe uti ngiye mu isabato iyi usengera akagukurikirana agahita agufata kubera imvugo yawe noneho icyo nshaka kuvuga rero iyo ndamukanyo y'abadivantiste bavuze bati isabato nziza umunsi w'umunezero uvuga ngo buriya ikintu bita isengero kuzifunga uba ufunze umunezero w'abakristo bose ni umunsi w'umunezero pe ni umunsi abantu bitegura utaramesa aramesa ku wa gatandatu yitegura iteraniro umuntu akavuga ati bizagenda gutya na gutya mbese umuntu agatinya kurwana ati nzajya mu cyumweru gute naraye ngwanye nasinze ibiki n'abacuruzi benshi ku wa gatandatu binjizaga amafaranga y'ibikoresho by'isuku kuko hari kwitegurwa amateraniro noneho rero iyi Imana ijya gufata icyemezo cy'uko isengero zikingwa cyangwa se umunsi w'umunezero uhagarikwa hari impamvu niyo mpamvu nabitwariye muri iri jambo riri mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14 ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Aya magambo rero inshuti y'Imana cyangwa se n'abandi bose badukurikira iri jambo kwezwa abantu ntabwo bazi ko twanduka hari umuririmbyi warimye ngo nibimbamo binyanduza bikangira imbohe uvuga ngo hari ibintu bitubamo bitwanduza bigashaka no kutuboha niho uzajya kumva abigisha benshi bari kuvuga iby'agakiza bari kuvuga ukuntu umuntu ngo yirinda ukuntu umuntu atakora ibyaha nuko ariko umwanditsi w'iri jambo yaravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Hari n'ayandi magambo yanditse mu kindi gitabo avuga ngo murwanye uruhande niba bishoboka mubane n'abantu bose iki amahoro. Iri jambo rero kwezwa ni ijambo rikomeye. Twagiye kunze kuvuga ibintu by'ibitangaza bikomeye, reka nkubwire muri paruwase sengeramo
habaye igitangaza muri 2020, turi muri 2026. Icyo gitangaza cyabaye muri 2025. yego urabona ko ari ejo bundi rwose turi mu nama ya paruwasi. Biranashoboka ko nabo tubana mu murimo w'Imana cyangwa se twabonaga mu murimo w'Imana bashobora gukurira iki kiganiro, cyangwa n'undi wana kamera zimufate bamushyire kuri YouTube. Ibyo amubwira bateguye uwo mugambi, aravuga ati yo, urumva isengero zidafite ishingiro gukingwa. Niba turi abakozi b'Imana bagambana kuri urwo rwego, tujya kugambana kuri urwo rwego, wagakora ibindi byaha. Hari ibyaha umuntu akora ukagenda ukiba, cyo ni icyaha kiri peke yake kuri wowe, ukiba. Ariko buriya nakubwiye ni ibyaha bikomeye. Buriya Yuda ntabwo yazize ko agambaniye Yesu, we nicyo yazize, icyaha cy'ubugambanyi. Umuntu akagambana, ushobora kugambanira itorero. Uribuka wa mupasiteri bavuze wapfuye nabi mu minsi yashize, burya yagambaniye itorero. Kugambanira itorero no kugambanira igihugu, utavuga ngo ni itorero gusa. Umuntu wese ugambanira mugenzi we azahura n'akaga. Nuko arabimutekerereza. Ahantu natangariye Imana rero ni bucya ngo akomeza ajya mu murimo w'Imana, ibigeragezo byaje, aragenda ngo arabwiriza. Arangije kubwiriza aho yabwirije, abakristo barafashwa. Yigishije inyigisho isenya abazimu. Hanyuma umushumba ngo wari wamutumiye, nibwo ngo yamubwiraga ati niko ndagutumira ngo wigishe, ati biriya bintu ninde wabigutumye? Ati ubu nutahura bigenza ute? Urajyanwa n'iki? Ariko Imana yamukoreye igitangaza, n'ubundi birangira atashye, kandi ataha no mu cyubahiro. Aho hantu yari yateraniye mu buhamya yampaye. Ibi ngibi tuba tubivuga kugira ngo bifashe abantu, nibyo byungura abantu, cyangwa se tumenye ko natwe twajya turwana intambara. Nuko noneho ngo harimo umuyobozi umwe, aramubwira ngo aho yari yateraniye babujije abantu guteka. Urumva yari yigishije inyigisho badashaka. Ariko ngo harimo umuyobozi araza wo muri leta, ngo akurikirane ukuntu yigishije. Aravuga ati uyu mukobwa twamukura he? Ati ni umuntu w'iki? W'Imana. Ngo ahamagara umushumba aramubwira ati uwo mukobwa uze kumunzanira aha. Noneho wa mushumba ngo ahita amubwira ati niko, ati ati ubu ngiye gufungwa hejuru yawe. Kandi uwo muyobozi yagiye muri hoteli atekesha ibyo kurya agira ngo yakire uwo mukozi w'Imana ari kumwe n'uwo mushumba. Nuko ngo bagezeyo, uwo muyobozi aramubwira ati rero dukeneye abakozi b'Imana nk'abo. Ati kuba muri hano, ati ni umukobwa uhabicaje, ati twamukunze kuko twumvishe mu kanwa ke habamo ukuri. Ati yaba abantu bose bagira gukuri bari maze nk'uyu. Nuko uwo muyobozi ngo aza gutegeka undi, aramubwira ati nuza gutaha, ati uyu mukobwa umujyane umugeze i Kigali. Ikintu rero cyantangaje, ngo yageze muri gare, umuntu uba muri Amerika, Imana yacu, Imana y'Abanyarwanda, niyo y'Abarundi, niyo y'Abakongomani, niyo y'Abagande, niyo y'Abatanzania, niyo Mana y'isi yose, niyo Mana y'isi n'ijuru. Umuntu ngo uba muri Amerika yaramuhamagaye ngo acururuka imodoka. Aramubwira ati Imana ko yambwiye ngo nguhembe, ngo warwanya intambara, ngo urayitsinda, ngo uri umwana wayo, ngo warwanya intambara urayitsinda. Ati intambara warwanye ni iyi. Ati ndatangara cyane. Ati ubwo aho nari ndarwana n'icyo kibwa. Ati Imana yari yatanze amakuru hirya. Ibyo yamuhembye rero ntabwo nabivugira aha, ariko Imana yacu igira ite? Irahemba kandi ihemba neza. Rero inshuti z'Imana, ubu butumwa nabuteguye, urumva iyo ntebe yahirimye
abacu bo hambere barimo ba Nehemiya barimo ba Daniyeli bahuraga n'ibibazo nk'ubu babona insengero zikinzwe bakajya kubaza Imana igitumye zikingwa. Imana ikababwira iti mwihane. Ubu hakagombye kuba harabayeho amasengesho abantu bakavuga bati reka twihane, ahubwo usanga bikoreye umuyobozi w'itorero wakoze ibi araduhagaritse aratwara adukuye amata ku munwa, reka sinakubwira, ariko hakagombye gusenga no kwatura ibyaha twagiye tugira gute dukorera mu murimo w'Imana. Nuko nguko nicyo cyatumye insengero zifungwa. Ariko muri aya magambo nshuti abankurikiye dukwiriye kubana n'abantu bose amahoro mu rwacu ruhande, aho kugira ngo ubuze abandi amahoro bo bayakubuza. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo imbuto z'amahoro zibibwa mu bahesha abandi amahoro. Rero numva twasoreza ahangaha. Umuntu wese wakurikira iki kiganiro nimubona akaga kavutse mu itorero cyangwa se havutse ibibazo runaka yewe no mu gihugu, abanyamasengesho baba bakwiye kwegera Imana bakavuga bati Imana ibi bintu kuki bibayeho, hakabaho kwatura, hakabaho kwihana. None wari uzi icyo kintu se? Si ubwa mbere nkivuze. Wari uzi ko abo bantu nyuma rero ngo umusore yaramubwiye ati bo bari bampaye miliyoni 4 z'amafaranga zo kugira ngo nibikunda koko akamushuka, kuko yaramubwiraga ngo aramushakira visa ngo bahite baguruka bajye muri Amerika. Naho kumbi kamera ziraho zirateze bakodesheje aho hantu kugira ngo batukishe ubutumwa bwiza, bari mu murimo w'Imana, ngo barashaka kumusebya ngo arigisha ngo akabasenya. Ibyo byaha byose rero nibyo byatumye insengero ibyo nibyo nzi, ibyo nakoze ntibizwe, n'abandi nuko n'abandi nuko n'abandi nuko. Ariko nubwo abantu b'Imana bagwa, ijambo ry'Imana riravuga ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Reka dusenge Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mwamenye ibihe byose turakwinginze ko bakurikiye iki kiganiro uduhe kwezwa no kwera. Twagiye duhura n'abantu batandukanye mu mirimo itandukanye bakatwanduza, imibiri yacu ikatwanduza, ho dutuye, abaturanyi, ibyo dutunze bikatwanduza, bituma habaho umubabaro ukomeye, insengero zirafungwa. Nubwo twagiye tubishakira ahandi hose tukavuga ko abazifunze hari ibyo bagendereye, ariko hari impamvu yatumye utabishima. Turakwinginga rero utubabarire ibyaha byo mu murimo, kandi uhumura amaso cyane cyane abari abakozi bawe bitwa ko batakiwurimo, ubahe kukwegera, ubahishurire impamvu y'ibi bintu. Urakoze, ngaho genderera ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Amen.